birumvikana nk'ibidashoboka ko wajya kuryama uyu munsi hanyuma ukizicura nyuma y'imyaka 3 nta na rimwe wiciyemo hagati. Nturyame iminsi 3 cyangwa amezi 3 ahubwo ukaryama imyaka 3 uticura na gato. Ibintu uko ubyumva urumva ari nk'ibintu bidashoboka, si ubyizere cyangwa ntubyizere. Hari akanyamaswa gato cyane gakora ibi ngibi. Aka kanyamaswa ndimo ndavuga ni ikinyamushongo cyangwa se ikinyamunjonjorerwa. Ibyo mvuga ni ukuri kuko akano kanyamaswa twibonera kagenda gake cyane cyane nk'imvura imaze guhita, gafite ubuzima butangaje cyane kandi benshi batigeze bamenya. Ikinyamushongo ntabwo kiryama imyaka 3 kubera ko ari ikinebwe, ahubwo gishobora kuba cyajyana imyaka 3 kugira ngo kigume ari kizima. Nk'urugero, iyo ikirere kimaze kuba gishyushye cyane ndetse kandi cyumutse cyangwa se nta n'ibiryo bihagije bihari cyangwa amazi ahagije, ahangaha niho ikinyamushongo kimenye ko kitarokoka kiramutse kigumye ari kizima cyangwa se gikangutse. Aho kugira ngo gishyire ubuzima bwacyo mu byago, gikora ikintu gitangaje. Kijya ahantu hatuje cyane kandi hizewe kuko hafite umutekano, hanyuma kikisha muri sheri yacyo cyangwa se kiriya kintu cy'inyuma kimeze nk'igikote, hanyuma kikifungirana cyane, gusa kigakora ku buryo kitazigera cyuma bitewe n'ibintu twakwita nk'ikimwira kiba kirimo imbere. Hanyuma byinshi bikerekeho akenshi bigasa nk'ibihagaze, haba nuko umutima wateraga ugatangira gutera gake cyane bishoboka. Hafi guhumeka birahagarara ndetse kandi umubiri utangira gukoresha imbaraga nke cyane bishoboka. Aha rero niho ikinyamushongo cyinjira mu gusinzira bikabije cyangwa se mu kuruhuka bikabije, bita hibernation cyangwa se estivation. Gusa kwibaza ngo ni iki kiba kiri kuba iyo ikinyamushongo gisinziriye. Tekereza wenda ko batiri yawe ya telefone igeze kuri 1%. Iyo ugumye kuyikoresha biraza kurangira izimye, ariko nuramuka uyifunze burundu batiri ishobora kuba yamara igihe kinini itazimye. Rero twavuga yuko n'ikinyamushongo gikora nk'ibi ngibi. Iyo kinjiye muri deep sleep bisa nkaho gifunga buri gice cyose kidakenewe muri ako kanya, kandi ntikijya gishaka ibiryo cyangwa se ngo kigende cyangwa se gitakaza imbaraga, ahubwo cyo kirokoka gikoresheje ibiryo n'imbaraga kibitse mu mubiri wacyo mbere yuko kijya kuryama. Kandi birumvikana ko umubiri urimo urakora gake cyane bivuze ko gikenera imbaraga nke cyane ku munsi. Abashakashatsi rero niho bavumbuye yuko mu bihe bibi cyane ibinyamushongo ushobora kuba byamara imyaka irenga 3 birisinziriye. Kandi ibi ngibi byicura ari uko aho biri hameze neza nta kibazo. Ubundi ni nayo mpamvu dukunda kubona bije cyane nk'imvura yaguye kuko ikirere kiba cyongeye kumera neza, amazi ahari ndetse n'ibiryo bihari. Naho rero bita byicura bikaza gushaka ibiryo, kandi byigendera gake gake paka bibonye ibiryo byabyo. None wakabaza ngo bisobanuye ko ibinyamushongo byose tubona bisinzira imyaka 3? Ahangaha igisubizo ni oya. Ntago ari ibinyamushongo byose bisinzira igihe kinini. Bimwe bisinzira mu byumweru bike cyane ndetse n'amezi make. Ubundi kino gihe cyo gusinzira imyaka 3 gikunda kubaho nk'iyo hari nk'ibihe bidasanzwe bibi cyane, aho bino binyamushongo bitarokoka biramutse bigiye hanze. Ubu rero ni uburyo kamere bwo kuba byarokoka binyuze mu kwisinzirira. Aho kugira ngo ibinyamushongo byego bigwana n'ikirere ngo bihunga, ahubwo byo biragenda bikitegereza byitonze kandi bituje kugira aho ubuzima bubaye ubworoshye. Ibi ngibi rero bitwigisha isomo ryoroshye kandi ryiza. Rimwe na rimwe kurokoka ntabwo bisobanuye gukora cyane cyangwa se kwihuta, ahubwo rimwe na rimwe kurokoka bisobanura igihe wamenye ko ugomba gutegereza. Njye nari iFabrics, dukurikiye ku mbuga zose cyane Instagram, TikTok na YouTube. Hose twitwa iFabrics.